Fura muraho neza umeze ute? Nagusuhuzaga ndi mama Esther. Umva Frank wa musazi we, wirirwa wiyahuza imiti n'ishinge. Wajyaga kumpamagarira umwana ngo umuzane ahangaho, inzira ntibwira umugenzi. Ntabwo yari azi kuri umusazi, ntabwo yari azi kuba ku miti. Wari ugiye kumwica, wari kumurya ariko afite imiryango, afite ahavuka. Imba nta mavuriro aba muri Amerika, uzabwire abanyabyinshi bakujyane muri Karayesi, bakujyane n'Indera kuko warasaze. Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma umvire ku mwana, ntabwo mungana nawe. Ibyo wamubeshye warabimubeshye, wari kuzamwicira mu nzu twamaze kumenya ko uri umusazi. Ugenda ubeshya yuko wanyubakiye inzu Nyamata, n'Inyamata ntuhazi, nturayubakira na nyoko, n'imiryango yanyu ntiwayubakiye, nawe ntayo wifitiye. Mvira ku mwana, imiryango yabo irifashije, inzu yabagamo urayizi, yabaga mu nzu ya etaje nziza y'igorofa. Ntabwo ari abakene iwabo barifashije. Ntabwo bigize baza kubasaba. Ujya mu itangazamakuru ujya kunsebereza umwana, azashakwa nawe uzashaka uwawe. Mvira ku mwana, ndakwiyamye we bwa mbere n'ubwa nyuma, ufunga umunwa wawe. Twamenye yuko unywa imiti uri umusazi. Imba nta vuriro riri ahangaho, uzaze tukujyanye Indera na Karayesi, wivuze nukira uzabona undi mugore ugukwiriye. Ariko umvire ku mwana, n'impapuro zo kwa muganga zirahari, washaka twazikwereka n'abandi bakazibona yuko uri umusazi. Impapuro zo kwa muganga Stella arazifite, wanyweragaho imiti. Ikibazo ntabwo wayinywaga rimwe na rimwe ukayinywa ushaze, ariko ugiye yinywa neza wenda wazakira. None uri umusazi, twaramenye ko uri umusazi. Rero icecekere, nta kintu wabona wavuga, ariko tuzakobara kuko uri umusazi. Uriya ni umuryango wanjye, nawe ushatsemo, ntabwo ugomba kuza kuwusebya. Wowe ntabwo wari wambwiye ngo ndamwifura aranyanga na nyina, nanjye nkabyemera gutyo. Uvuga ngo uramutse unzanye muri Canada ngo banyicisha, ukuri namaze kukumenya.